kwihana ariko ngo ukoresha izindi nyandiko akaba arizo akurikiza zitari Bibiliya cyangwa akagoreka Bibiliya cyangwa akahimba amagambo atari muri Bibiliya. Ijambo hano rivuze yuko ngo nk'uko bagira ibyanditswe bindi bakizanira kurimbuka, ibyo byanditswe bindi bibazanira kurimbuka, kuko igihesha inzira cyangwa icyerekana inzira y'agakiza ni Bibiliya gusa. Yego. Ahandi hose izindi nyandiko zazamo kugoreka. Kuko dore impamvu ni uko turasanga Bibiliya ariho harimo imvugo cyangwa imvugo y'Imana. Yego. Kandi iyo Mana kandi icyo twakagombye gukora, icyo twagombye kureka kugira ngo tube n'ubundi iryo tsinda rimwe kandi rikora iby'Imana ishaka, nk'uko turi ubwoko bw'Imana, nk'uko twese tuyoborwa n'umwuka w'Imana. Yego. Jewe akamaro ka Bibiliya ni igitabo kiyobora umukristo inzira y'agakiza. Yego. Kubera ko tubonamo aho amagambo agenda akebura umuntu. Yego. Akubwira ngo genda gutya, genda gutya, genda gutya, bisomye Bibiliya ibasha kugukebura ukajya mu nzira Imana ishaka. Yego. Urakoze. Urahe barisoma muki, barihabwa mu buhe buryo? Urakoze cyane. Ijambo ry'Imana nta handi barikura usibye mu gitabo cyitwa Bibiliya. Yego. Ibyo naryo nitubonaho akanya nzababwira abadukurikiye aho ryavuye, kuko byavuye kure, si ibintu byoroshye kugira ngo Imana iguhindurire izina ikwite mama kanaka. Murakoze cyane Anastasi. Yego. Njyewe namaze kumenya neza misiyo yanjye itumye ndi hano ku isi, ni ukubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Bishatse kuvuga ngo ndahangaha ejo nzaba ndi nera, kuko Imana yo ifite byose. Amena. Rero niyo mpamvu mvuga ko Imana njye ndi umwana wayo. Kubera ko ijambo ryarambwiye ngo umwenda wari ukingirije ahera hahera watabutsemo kabiri kugira ngo buri muntu wese abashe kwigererayo. Njye rero mbasha kwigerera kuri data. Urakoze cyane. Byumvikane yuko ku bw'icyo ngicyo uvuze yuko buri umwe wese ku giti cye ashobora gukominikana n'Imana cyangwa gushyikirana n'Imana hatabayemo undi muntu hagati, sibyo? Uwizera Kristo wese. Yego. Ubwo bubasha arabufite. Yego. Urakoze. Nk'uko n'ubundi Bibiliya bivuga yuko ubwoko bw'Imana mu gihe turi mu isi, buri gihe tuba dusabwa kugira ibyo twiga tukamenya, dusobanukirwe, sibyo? Yego. Kwiga n'ibihagarara ku by'ijambo ry'Imana kugira ngo tumenye icyo tureka n'icyo twakora. Rero twagira ngo udufashe. Yego. Kuri Irera TV1 abakunzi ba Irera ndetse muri rusange ubwoko bw'Imana ku isi yose, sibyo? Murakoze cyane. Turakwakiriye ngo twibwire mu buryo burambuye. Murakoze cyane Anastasi. Yego. Nitwa Uwambaje Asmuta. Yego. Cyangwa se nkabanzwi izina rya Mama Shami. Yego. Birumvikana ko ndi umudamu. Yego. W'umugabo umwe ndetse n'umwana umwe. Yego. Imana iduhane umugisha. Yego. Urakoze cyane. Hamwe n'abakunzi ba Irera TV1 twishimiye kubana namwe, sibyo se? Yego. Kandi ku byo ugiye kutuganiriza cyangwa kutugezaho cyangwa ibyo ugiye kutwungura muri rusange nk'ubwoko bw'Imana, urumva nk'ubwoko bw'Imana cyangwa abana b'Imana, hari twebwe duterwa ishyaka no kwiga iby'ijambo ry'Imana kugira ngo tumenye icyo twakora n'icyo twareka, sibyo? Rero tugiye kudufasha, sibyo? Yego. Kuko ni ugufashanya, nk'uko n'ubundi Bibiliya bivuga yuko ubwoko bw'Imana mu gihe turi mu isi, buri gihe tuba dusabwa kugira ibyo twiga tukamenya, dusobanukirwe, sibyo? Yego. Kwiga n'ibihagarara ku by'ijambo ry'Imana kugira ngo tumenye icyo tureka n'icyo twakora. Rero twagira ngo udufashe. Yego. Wenda mu kubaho kwawe, mu buzima bwawe busanzwe, sibyo? Mu by'iyobokamana cyangwa mu buryo bwo kubaha Imana, mbese ni ayahe mahame wowe ugenderaho cyangwa ni iyihe myanzuro wafashe, sibyo? Mu murongo wo kubahisha Imana bya nyabyo ukumva kuri mu murongo wa nyawo, tufashe tugire inama cyangwa nawe tubwire icyo ngicyo wafasheho umwanzuro, ayo mahame ugenderaho kugira ngo bifashe n'ubundi bifashe n'ubundi bwoko bw'Imana buri impande n'impande. Ni karibu.
murakoze cyane. Yego. Mbajije ngo amahame ngenderaho, ihame rya mbere nemera. Yego. Nuko Imana iri. Yego. Kuko nk'iyo turebye urugero rwa hafi, umugore aratwita. Yego. Umwana agakurira mu nda, amagufa y'umwana akurira mu nda. Biriya bintu ntabwo wabasha kubisobanura uri umuntu, ahubwo ni ibintu biba biri hehe mu bwiru bw'Imana. Icyo nicyo kinyemeza ko gituma nemera ko Imana iriho. Yego. Yego. Ikindi cya kabiri nemera nuko ndi umwana wayo. Yego. Ndi umwana wayo. Buriya njya ntekereza cyane ku bantu bajya hariya bakavuga ngo njyewe ngo ndi umukozi w'Imana. Uri umukozi w'Imana gute? Imana wowe wayikorera uko bishoboka. Wayikorera iki? Ahubwo Imana yo niyo idukorera, kuko Imana yo ifite byose. Amena. Amena. Rero niyo mpamvu mvuga ko Imana njye ndi umwana wayo. Yego. Kubera ko ijambo ryarambwiye ngo umwenda wari ukingirije ahera hahera watabutsemo kabiri kugira ngo buri muntu wese abashe kwigererayo. Njye rero mbasha kwigerera kuri data. Urakoze cyane. Byumvikane yuko ku bw'icyo ngicyo uvuze yuko buri umwe wese ku giti cye ashobora gukominikana n'Imana cyangwa gushyikirana n'Imana hatabayemo undi muntu hagati. Sibyo? Uwizera Kristo wese. Yego. Ubwo bubasha arabufite. Yego. Urakoze cyane ku bw'icyo ngicyo, kandi Imana igumye ikongerere byinshi cyane byo kugeza ku bandi batandukanye bari impande n'impande, kuko buriya ubwoko bw'Imana uko bugiye buri hirya no hino ku isi, ariko hakenewe gufashanya no guhurana no kubwirana amakuru amwe n'amwe kugira ngo tuzabane mu bwami bw'Imana. Sibyo se? Yego. Yego. Rero hagati aho ngaho wadufasha, nimba atari ibanga si ukwinjira mu buzima bwawe, ariko ni uburyo bwo gufashanya nk'abana b'Imana. Sibyo se? Yego. Mu kubaho kwawe, sibyo? Yego. Uteganya iki ejo hazaza mu bigendanye n'iyobokamana, cyangwa mu bijyanye n'icyo wumva wakora kugira ngo unezeze Imana, cyangwa kugira ngo Imana ikwishimire kurushaho, utarebye ku ishimwe ryaturuka ku bantu, ahubwo ibiturutse ku Mana. Wowe uteganya gukora iki ejo hazaza mu igenamigambi ryawe? Murakoze cyane Anastasi. Yego. Njyewe namaze kumenya neza misiyo yanjye itumye ndi hano ku isi. Ni ukubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Bishatse kuvuga ngo ndahangaha ejo nzaba ndi n'ahandi. Ubwo ni ukuvuga nta gusubira inyuma, ahubwo mbese umunyamahanga yaravuze ngo ni songa mbere. Niko bavuga. Njyewe nkomeje njya imbere, ntabwo nzasubira inyuma. Ubwo rero ijambo ry'Imana yaravuze ngo nimugende mu mahanga yose, ngo muhere i Yerusalemu mugeze ku mpera z'isi, mubwirize abantu ubutumwa bwiza, ababyumva bihana. Amena. Ubwo rero nanjye misiyo yanjye kuri iyi si, numva icyo nakorera Imana kikayinezeza, ndetse nanjye kikampesha umugisha kuri yo, ari kuzana abantu kuri Kristo. Yego. Urakoze cyane ku bw'iyo ntego ufite, cyangwa ibyo uteganya ejo hazaza, ibyo wumva wakora. Ndetse hari n'uwa twaganiriye, navuga ngo ni umwe mu bwoko bw'Imana, aravuga ati ahubwo ntabwo binsaba ko nzabitangira ejo cyangwa nteganya mu gihe kizaza, ahubwo mbirimo kandi ni nabyo nkomeje. Rero nawe urakoze cyane kuba uvuze uti intego yanjye ni ukumenyekanisha iby'ubwami bw'Imana, cyangwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kugira ngo n'uwari uri mu cyaha abe yavamo. Yego. Ahubwo ayoboke inzira Uwiteka Imana amushakaho. Urakoze cyane ku bw'icyo ngicyo, sibyo se? Kandi ku bw'iyo ntego nicyo muteganya gukora, Imana ibyumve, Imana ubyumve, urengere Asumuta, ubane nawe mu ruhande rwe, ubutumwa rigeze impande n'impande ubishaka, Imana uhabwe icyubahiro. Asumuta, mwadufasha uzwi ku izina rya Mama Shami. Yego. Mwadufasha. Ibyo naryo nitubonaho akanya nzabwira abadukurikiye aho ryavuye, kuko byavuye kure, si ibintu byoroshye kugira ngo Imana iguhindurire izina ikwite Mama kanaka. Yego. Ibyo byavuye kure. Yego. Wenda tugarutse gato dusanga impande n'impande hari ahantu hajya habera amateraniro atandukanye. Yego. Ariko muri ayo materaniro atandukanye turarebamo ubwoko bumwe bw'amateraniro bwitwa ubuteranirijwe kugira ngo buganire ku by'ubwami bw'Imana. Iryo teraniro hari ayo wenda wagiye ubonekamo, sibyo? Hari abagiye ubonekamo impande n'impande, hari abo uzi bayabamo, sibyo? Muri ariya materaniro agamije kuganira ku by'ubwami bw'Imana, ni ibihe bice biba bigize iryo teraniro by'ingenzi wumva bitajya biburamo cyangwa bitaburamo? Ni nk'ibihe bidusangiza?
urakoze cyane. Amateraniro rero kuri iyi minsi ni menshi, yego, cyane ko haba hari ayo mu nsengero, hari ayo mu byumba ahantu mu magurupe runaka. nanjye mfite gurupe mbamo. Ubwo rero hari ibintu byinshi tugenda tubona, aribyo ngiye kubabwira bimwe muri byo. Muri iyi minsi iyo urebye abantu basigaye bakunda no gusirimba cyane, ugasanga umwanya munini bawushyize mu gusirimba, ariko ijambo ry'Imana ugasanga barihaye umwanya mutoya. ni ukuvuga ngo barabanza bagasirimba, ariko muri kwa gusirimba naje gukurikira sanga abantu baba bakurikiyemo iki? Ubuhanuzi. Aho umuntu asigaye ava mu rugo yumva ko mbese agomba guhanurirwa. Icya kabiri rero nasanze ijambo ry'Imana nasanze rigira umwanya mutoya muri ayo materaniro, nibyo nabashije kugenzuramo. Yego, urakoze cyane. Mu byo tubwiye bibonekamo ubuzima bwo gusirimba, guhanura, ijambo ry'Imana rigahabwa umwanya muto. Ese tugarutse kuri uwo mwanya w'ijambo ry'Imana, hariho nyamukuru kandi ko abantu wese tuvuga ngo Mana uzamfashe nzajye mu ijuru, Mana uzamfashe bizagende gutya. Uravuze ngo ni ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana barikura he? Barisoma mu ki? Barihabwa mu buhe buryo? Urakoze cyane. Ijambo ry'Imana nta handi barikura usibye mu gitabo cyitwa Bibiliya. Yego, urakoze cyane. None iyo Bibiliya, icyo gitabo cyitwa Bibiliya, wowe iyo urimo kugisobanura wowe uvuga ko Bibiliya ari ikinyirizina? Wenda ubu ngubu hari n'abadukurikiye badasobanukiwe Bibiliya, icyo gitabo icyo ari cyo kibonekamo iby'Imana ivuga, sibyo? Ugisobanuye watubwira ko iyo Bibiliya ari ikibuga. Urakoze cyane. Yego, Bibiliya ni igitabo kigizwe n'iby'abakristo bizera. Yego, ubundi urebye kiriya gitabo ni kigari cyane, kandi gifite n'amadefinisiyo menshi. hari abavuga ko kigizwe n'ibitabo byinshi, ari igitabo cy'ihuriro ry'ibitabo byinshi, ariko ngenda cyita igitabo kigizwe n'iby'abakristo bizera. harimo iby'abantu banditse, harimo n'ibyahumetswe n'Imana. Urakoze cyane ku gisobanuro duhaye. Habayeho gufashanya kuko hari abandi tuba twaraganiriye, sibyo? N'ubu twaganiriye, nawe turaganiriye, dusanga n'ubundi iyo dukurikije ku byo ababanjije babivuzeho n'ibyo babivugaho ubu n'ibyanditse muri icyo gitabo nyirizina cyitwa Bibiliya, dusanga Bibiliya n'ubundi ari igitabo kirimo iby'abakristo bizera, kibumbatiye hamwe ibitabo n'inzandiko, bikaba bivuga ku mateka iby'uyu munsi n'iby'ahazaza, kandi byanditswe n'abantu batandukanye. Kandi iyo turebye muri Bibiliya dusanga harimo n'iby'Imana yavuze. Yego, harimo n'iby'Imana yavuze. Rero urakoze ku gisobanuro duhaye, sibyo se? Kandi Imana igumye ikwagure kumenyaho byinshi cyane kurushaho, ko kwiga n'ibiba bihagaze, kugira ngo isaha n'isaha nk'uko ubwa ya ntego wavuze ufite yo kumenyekanisha ubutumwa bwiza hirya no hino mu mahanga, mu baturanyi, mu ntara zimwe na zimwe. Ubwo kwiga n'ubundi birakomeje kugira ngo dusobanukirwe byinshi nk'ubwoko bw'Imana. Ubundi umunyeshuri mwiza cyangwa umwarimu mwiza ahora yiga. N'umuhanga yaravuze ati kubera ko ngo umuntu yibagirwa buri munsi, ngo ni nayo mpamvu dukwiriye kwiga buri munsi. Ni ukuvuga ngo nta konji ikwiriye kubaho. Rero urakoze ku gisobanuro duhaye cya Bibiliya. Bibiliya kandi turasanga mu bayikoresha ntabwo wakoresha ikintu kidagufitiye umumaro. Uko bimeze se? Ni ukuvuga ngo buriya nimba ufite igikoresho runaka ugitunga cyangwa ukizirikana kubera iki? Kuko gifite akamaro kikumariye wowe. None Bibiliya iyo tuyirebye ubona abayikoresha benshi batandukanye, hari nawe urayikoresha. Hari ushobora kuyifata akavuga ati ngiye Bibiliya iyo nsomye ijambo runaka ngira abantu bakampereza amafaranga, sibyo? Ugasanga Bibiliya imufashije kubona ayo mafaranga. Hakaba hari undi ushobora kuvuga ati Bibiliya rero iravuga ngo ninkubwira gutya ngo ubyemere, sibyo? Ese tugiye mu kamaro ka Bibiliya, wowe Bibiliya ubona akamaro kayo nyirizina ari akahe? Murakoze cyane. Njyewe akamaro ka Bibiliya ni igitabo kiyobora umukristo inzira y'agakiza.
yego kubera ko tubonamo aho amagambo agenda akebura umuntu, yego akubwira ngo genda gutya genda gutya genda gutya, bisomye Bibiliya ibasha kugukebura ukajya mu nzira Imana ishaka. Yego, urakoze cyane. Uragira uti Bibiliya ibonekamo amagambo abasha kugorora umuntu cyangwa kuyobora umuntu ati genza gutya, ibi bireke, ibi bikora. Urakoze rero ku gisobanuro uduhaye. Dusaba nawe dukurikiye kuri Irera TV1 waduha nawe igisobanuro unyuze muri comment, cyangwa haba ari n'ikibazo ukakibaza unyuze muri comment, nta kibazo, tugasangirira hamwe nk'ubwoko bw'Imana. Tugarutse gato, nk'uko n'ubwoko bw'Imana butaboneka mu Rwanda gusa, ahubwo ubwoko bw'Imana buboneka impande n'impande ku isi, niyo yaba ari n'indi mibumbe ibonekaho abantu, n'ubundi ubwoko bw'Imana uko biri kose ubwoko bw'Imana bwabayo. Niyo mpamvu tuvuga tuti ubwoko bw'Imana bwaba buri muri Amerika, ubwaboneka muri Afurika, sibyo? Ubwaboneka muri Aziya, muri Europe, ubwaboneka muri Australia, impande n'impande. Aho ngaho dukwiriye gusangira, tugahuriza hamwe, tukamenya tuti ubundi ubwoko bw'Imana dukwiye guhugurana, tugahana inama. Icyo twakagombye gukora, icyo twakagombye kureka, kugira ngo tube n'ubundi iryo tsinda rimwe kandi rikora iby'Imana ishaka, nk'uko turi ubwoko bw'Imana, nk'uko twese tuyoborwa n'umwuka w'Imana. Yego, urakoze cyane. Rero n'ubundi turimo kureba uwo mumaro wa Bibiliya, tuyisomyemo muri icyo gitabo, tukagira ngo dusome rino jambo twumve n'ubundi umumaro wayo. Hari ibyo wansangije, nanjye reka ngire ibyo musangiza nk'umuntu waje nkagusaba karibu kugira ngo tuganire, sibyo? Ukanyemera ko tuganira, tukaba tuganiye ku by'ubutumwa bwiza, reka nanjye ngusangize icyo mbifiteho, sibyo? Murakoze. Yego. Iyo dusomye mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, yandikiye Petero, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Petero, ibice bitatu ku murongo wa 15 kugera ku wa 16, haranditswe ngo mumenye yuko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza, nk'uko mwene data ukundwa Pawulo yabandikiye abwirijwe n'ubwenge yahawe, ndetse no mu nzandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo. Icyakora zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa, ibyo abaswa bahindagurika bagoreka, nk'uko bagira ibyanditswe bindi bakizanira kurimbuka. Iki gitabo cya Bibiliya kirimo kwerekana yuko Pawulo nawe ayobowe n'umwuka w'Imana. Hari ibyo umwuka wamuyoboyemo ayandika muri cya gitabo, nk'uko twasanze igitabo cya Bibiliya harimo ibitabo n'inzandiko. Rero uru rwandiko yari yarwandikiye nde? Petero, ari urwa kabiri. Aramwandikira ngo mumenye yuko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza, nk'uko mwene data ukundwa Pawulo yabandikiye abwirijwe n'ubwenge yahawe. Urumva ibyo yanditse biri mu byanditswe muri ya Bibiliya, kandi bikwiriye kugira umumaro twebwe bakiri mu isi, kugira ngo nk'ubwoko bw'Imana tuzabe mu ijuru twarakurikije icyo Imana yashatse ko tugenderaho, sibyo? Aravuga ati ngo ndetse no mu nzandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo. Icyakora zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa, iby'abaswa bahindagurika bagoreka, nk'uko bagira ibyanditswe bindi bakizanira kurimbuka. Icyitonderwa kuri Bibiliya, uwize ibi ibyanditswe biri muri Bibiliya ntabwo bimuzanira kurimbuka, ahubwo bimuyobora mu gakiza ka Kristo, kugira ngo azaragwe ubwami bw'Imana nk'ubwoko bw'Imana. Ariko ngukoresha izindi nyandiko akaba arizo akurikiza, zitari Bibiliya, cyangwa akagoreka Bibiliya, cyangwa akahimba amagambo atari muri Bibiliya. Ijambo hano rivuze yuko ngo nk'uko bagira ibyanditswe bindi bakizanira kurimbuka. Ibyo byanditswe bindi bibazanira kurimbuka, kuko igihesha inzira cyangwa icyerekana inzira y'agakiza ni Bibiliya gusa.
ahandi hose izindi nyandiko zazamo kugoreka. Kuko dore impamvu ni uko turasanga Bibiliya ariho harimo imvugo cyangwa imvugo y'Imana. Yego. Kandi iyo Mana, yes, kandi iyo mvugo y'Imana, iyo Mana akaba ariyo tuvuga ko turimo gusanga mu ijuru. Rero iyo niyo yavuze muri Bibiliya. Ariko ikavuga iti Bibiliya ikavuga iti udakurikiza iyo nyandiko ya Bibiliya akizanira izindi nyandiko akaba arizo akurikiza, zimuzanira kurimbuka izo zindi. Rero tugirana inama twese dufashanya, icyo ufite nawe dukurikiye ngo ukidusangize unyuze muri komenti, nanjye ndimo kubasangiza nyirani icyanditswe muri Bibiliya. Nicyo gishobora kukuyobora ku nzira y'agakiza, ubugingo bwawe bukava mu rupfu bukajya mu bugingo, ukazaraga ubwami bw'Imana. Kuko izindi nyandiko turi kubona yuko zizanira abantu kurimbuka. Yego, nk'uko tubisomye hano mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero, ibice 3 umurongo wa 15 kugera ku wa 16. Ngo izindi nyandiko zo zibazanira kurimbuka, ariko urwandiko dusanga mu byanditswe byera muri Bibiliya nibyo biba byaturutse ku Mana. Rero urakoze cyane kutwemerera ko tuganira. Yego. Niyo mpamvu icyigisho nk'iki ngiki cy'ingenzi ukimara kukiga, ako kanya uhita utangira gushyira mu bikorwa ibyo umaze kwiga. Yego. Noneho ukabimenyesha n'abandi. Yego. Nuvuga ngo ibyo umuguyeho nanjye ibyo nkusangije, birakwiye ko twese tugira inshingano zo kubahiriza ibyo tubonye he mu rwandiko tubona muri Bibiliya, kuko ari yiduhesha agakiza. Kuko dusanga ko izindi nyandiko zitujyana kurimbuka, tukwiye kuzitera umugongo nitunaziteho. Niho hariya dusanga nimba umuntu arimo kwigisha ijambo ry'Imana, akwiye kwerekana ahantu byanditse. Sibyo? Yavuga ati intungane bwira 17, ukamubaza ubundi byanditse he? Sibyo? Muri Bibiliya bibonekamo, kandi Bibiliya ko tubona yuko ari iduhesha amakuru yo kutuvana mu rupfu, tukizera Kristo, bikaduhaniriza no gukiranuka. Sibyo? Ukamubaza ubundi iyo ntungane bavuga ngo bwira 17 nicumura bwa mbere, irabikira intungane cyangwa yamaze kwandura? Urumva itarangije kuva mu murongo wo gutungana, yavuye mu murongo wo gutungana. Ubwo ibikoze 2, 3, kandi sibyo igeze kuri 7 icumura, ngo ubwira cyari intungane. Ikinyoma icyo, kuko nta n'umwe kiboneka muri Bibiliya. Mu byanditswe muri Bibiliya ntibibonekamo. Kandi Bibiliya iravuga ati uzana ikindi kitaboneka muri Bibiliya abazanye amagambo y'amahimbano. Kandi nanone usomye ibyo muri Bibiliya akabisobanura uko bitari, uwo nguwo aba bigoretse. Sibyo? Ababeshyeye Imana, abavuze icyo Imana itabivuzeho. Sibyo? Rero birakwiye yuko twiga ku ijambo ry'Imana, icyo uzi ukakinsangiza, nanjye icyo nzi nkakiguha, bibe gutyo gutyo impande n'impande ku isi. Twese dusangire ubutumwa bwiza nk'ubwoko bw'Imana, twese duharanira kuzajya mu gihugu cy'iwacu mu ijuru. Rero urakoze cyane. Urakoze cyane. Nanjye hari icyo nabwira abantu badukurikiye kuri Irera TV. Yego. Buriya iyo urangaye gatoya muri iyi minsi, twagiye duhura n'abantu n'abigisha benshi, ariko urangaye gato bashobora kugupfunyikira. Yego rwose. Rero ni hariya waruvuze ati, waruvuze ngo hari abavuga ngo n'intungane bwira 17. Kandi mu by'ukuri ibyo bintu babikubwiye utarasomye, wakumva ko ari ukuri, kandi bifite naho byanditse. Yego. Rero ndabwira abantu badukurikiye kuri Irera TV, mugire umwete wo gusoma Bibiliya, mucengere mumenye icyo ijambo ry'Imana rivuga by'ukuri. Yego. Ni ukuri. Urakoze cyane ubw'inama uduhaye n'impuguro duhaye. Sinjye gusa, ahubwo n'abandi badukurikiye, kandi n'abadukurikiye abo bazabisangiza bose bizabageraho. Rero Imana igumye kwagura, sibyo? Amahoro y'Imana abe muri wowe, ndetse n'ubuntu bwayo bugumye bugwire muri wowe. Kubw'intego wavuze yuko ugiye gusangiza abantu, cyangwa n'ubundi ubikora ahubwo ugiye kubikomeza, byo kuvuga ubutumwa bwiza, ukomerezaho. Navuga ati ukomerezaho, iyo ntego ni iy'ingenzi, ni nayo ikwiriye, niyo Kristo yavuze muri Matayo ibice 28 umurongo wa 19, ndetse no muri Mariko ibice 16
ku murongo wa 15 n'uwa 16 harabyerekana. Arabivuga ati mugende mujyane ubutumwa. Niyo mpamvu kuvuga ngo noneho ngo muze tubabwire, no, birazi ibyo Yesu yavuze. Kuvuga ngo muze, ngo abari hirya no hino ngo muze, si icyo Kristo yavuze. Kristo yaravuze ngo ufite ubutumwa bushyire nyirabwo. Ahubwo uri erega burya n'umunyarwanda yaravuze ngo ijya kurisha ihera ku rugo, hera ni wowe mu rugo, hera ku baturanyi bawe, gutyo. Yego, urakoze cyane. Rero Imana igumye ibane namwe, dusaba nawe udukurikiye waduha inyunganizi, waduha ubufasha, ndetse wabaza n'ikibazo unyuza muri comment kugira ngo tugumye duhurize hamwe, dusenyere umugozi umwe nk'ubwoko bw'Imana ku isi yose. Rero n'ubundi mwari muri kumwe n'ubwoko bw'Imana buterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana, ndetse no gusobanukirwa icyo Imana ishaka kuri twe, kugira ngo ari cyo dukora nk'abana b'Imana.